nibaza ukuntu ikigoryi nk'iki kimeze nk'urumwira rw'urukwavu reba iki ngiki nayo kimeze nk'icyo y'inama satani ko twakana kwa gatanu twaramuvuganiye ma bote zanye nagutije utangiye kuntuka mu bantu na zira bote igitiyo cyanjye ntiyakijyanye man igitiyo cyanjye baramuvuga muraziranye umuntu umutije bote azizanye yarazishizemo tapi narase bote bashiramo tapi aragerera kumurashiramo yenda mwabimwira mwe ntabwo nzajya gukorana nawe anisoni umuntu uvuye muri Amerika akora ibyo bintu muranze wigize umusirimu bafuye Komane asuko nuko bamvuye mu kiyega wabimenya niyo wabona gitura ntabwo ugomba kubusana amadini arega umuntu anashaka n'ahantu yanura n'agakoti ukanura agakoti ukanura agapantaro ariko ukajya mu nzira ugaragara nk'umuzi abanyari bambara costume ma niriya toilette kwa murokore mvuye kuzidura ntabwo yamembye none se nashatse n'ibikote ko batuhemba mu minsi 15 ubwo yabona ikibazo nyine ni ikibazo kiba gihangayikishije abantu hanze haba haryoshye abari werese ariko waruzi ko mu minsi ishize ubwo nari ndi muri Amerika nyine nabonye cyane babonye derura wenyine se ndi kumwe na ba Justin Bieber man ahubwo Drake waramubonye Kapisi twabagamo waruzi ko Chris Brown nawe yakoraga ibitaramo se man Drake waramubonye ahubwo vuga ngo man Kapisi akira ahubwo ndahiga ahubwo njyana modaga nzabatubura mu minsi iri imbere kujya Canada man ndaza kwishakira kandi narababwiraga man mwebwe ngo muzaguma mu biyede mwazava mu biyede none dore ukayikorera nese ibijumba man cyangira cyari inkuru yanjye yikoreraga ibijumba ejo bundi nta muntu utabizi man ndamuzi man uziko cy'imyaka 3 naba muri uru Rwanda se ntabwo nari mbizi ubu ziranye na Justin Bieber baraziranye man gukoreka amapiki turi kumwe se man ahubwo uziko waje uje kumfata ku kibuga cy'indege nkabona isa nk'ingagi man umujama navuga kuntu yasaga abahindutse n'abazungu sha usigaye baratwirengagije gaswe umujene rero uziko umujene ndamuzi jewe ndamuzi uyu mutipe rukumva si wibuka cyagiye nyiri hano mu Rwanda oya nawe nubwo usa n'abazungu barakwibeshe muve muri ibyo dukomeze man ingose ariko nikubita agashi man ubu nk'aba barabaye nk'umuzungu wa nyawo oya nabigende mwa nabitanje kubaga uzi kugira ngo ngende se Bruce Melody ravuze ati gute se man Bruce Melody kugira ngo njyane man byasibye ko mukoma n'ibice narakubiswa ari imbongo ekaje byaba hose reba ariko icyango tsigaye mpagaze ibyo byose nguzigaye ba muri Amerika vuga ngo ahubwo hari umunyamerika bita Kamanzi Atanazi niwe musigaye kugenda na kandi bizakunda amazi uzi nkaho bakujyanye muri Amerika ntabwo wakongera gusa amaye nka rwatubyaye ntabwo ugomba kugenda saneza kuko nyine natekereje ndavuga ngo ndaca ku muhanda manukana udukayote sigongerana n'agafuka tubugiye no guha nka data none umuntu abari no mu mihahire mwana ugabanya imitero mwana uyahahepfo ndamanura udukayote ndeka ari udukayote ndagura ku muhanda batandika nyinshi bruh man yuri hariya hanze ibintu byarakunze ewana bura n'amafaranga ibintu birakunda ubuzima bwabo umuntu arihiringa bikanga ariko ari igihe kimwe ubuzima bwaje gukunda bwaje gukunda man waruzi ko ahantu tuba turyamye uryama gutya man no kuri matora n'amatora zabo hamana n'amafaranga waruzi ko amakesi asanzwe nyine kesi cyo babikamo amafaranga nta muntu utagira kesi bamwe $1 man najya muri Amerika ndararangiye nyine yasubundi giye kwa naje nabona hafa ngurize mwa navuze kugiye guha amafaranga se nawe hari n'igihazana rikugurara ku muhanda bari guca make cyane nyumvira rwose naho mwana wandwanye umwana naje nufite nukubona n'urutwe n'inda mu muhanda nta gicero ufite oya mwana bagenda ngende ndambitse ibirenge gusa n'inkokora imbere nta gicero ufite n'icyase ntacyo mfaje nyine umbereye mbwa none se ngo ngushimira kuba umuntu w'umusore naje anafite naje na mu mufuka
ariko nagusebye niba ugenda na we tugenda ariko nyine ubumbereye imbwa akantu ko kuvuga ngo akantu ko kutagira ibicera ko naguserereza nkanabwira abantu kubyidura kuko biragaragara ariko se reka mubasema wagenda n'ugusebya no mu bantu cyane tuzi turi mu muhanda kandi kuvuga ko ari akantu ntabwo ari ahubwo sura wa munega dukorana gutwara ifumbire ari hepfo wari uwo mboneye muri iyi minsi ko maze iminsi ndi kumubona cyane namubuze agira ngo yaragafasha abona n'ibicera zo kugura afata ibicari kuri ya musore ejo bundi naramuhamagara arambwira ngo nta kintu ariho yabaye imbwa yarakinnye yabaye yobu guca umuntu akina ko twigeze guhura ameze neza afite amafaranga nta kintu ariho tugenda ngo tugende ndebe ko nakuzimanura utwo tukayote nyine naramubuze muri iyi minsi sinzi ahantu aherereye reka bunye amafaranga mana mafuku bimeze bite ma mafuku ko wabuze mafuku turi kumwe mafuku bimeze bite n'uyitishaka mafuku buriya nyine mafuku umwana wacu buriya ngo data aramukunda cyane mafuku bimeze bite mafuku suhuza abantu mafuku ariko yarabuze munonetse mafuku bimeze bite ariko afite n'amafaranga munonetse mafuku iyi myenda se mafuka yanyu mwatinduranye wese cyane se mafuku noneho mwarasaze muri kampani bari bambwiye muri kampani bari bambwiye ngo nuwongera gusiba rimwe nongera gusiba gutya uratokirukana nawe njimi wajyanye n'inshuti zanyu mwana bazi nibesha ndi kumvuye muri Amerika mafuku nigira kugura udukoyo mbabarira ndi byihuta mafuku none se mafuku yarabuze cyane asi ibigoryi nk'ibi ngibi babiturutse ko mafuku utangiye kunyita ikikoryi nuko naje bona ifumbire yawe ni njyewe nayiguteruriye rwose niyo basize ku ruhande nturayiha ariko rero mafuku aguze kuri u Rwanda rugira ibigoryi byinshi Jena kunumvikana kuna ibigoryi nk'ibi ngibi mani babikuzara yarata mafuku n'umwana ejo bundi bakiza agafumbire ku ruhande ndakamuterura ubu nk'iki kintu gifite wanze kugakora amabyi y'inkangu ukayaterura ukayajyana hariya mu gishanga ni ikintu kiba gikomeye akazi baho babosa akazi nawe uri kubona nk'umuntu wakoze akazi ko gutsindira amabyi n'iby'amafumbire n'ibyo bamo n'ibyabo ahubwo nuko gatanu baramuvuganiye kwa gatanu ubukirwa zabone kwa gatanu ngiye uko ngiye nkorana na kazi nawe ko gutsindira tangira uvuge n'icyongereza nyine twe turi kwihuta ngiye babiturutse mani ariko kunyita ikigoryi n'ukuntu muri iyi minsi ifumbire ari njye wari umaze iminsi yiterura erega rata mwumve none ndi kubwira ibya visa uhise unyihinduka umuntu aba ari intwaro gufata amabyi y'inka ukayaterurira umuntu ukayajyana mu gishanga nibaza ukuntu ikigoryi nk'iki ngiki kimeze nk'urumwira rw'urukwavu reba iki ngiki nayo kimeze nk'icyoya cy'intama satani ko twihakana kwa gatanu twaramuvuganiye na bote zanjye nagutije utangiye kunuka mu bantu na ziriya bote igitiyo cyanjye ntiyakijyanye mana igitiyo cyanjye muraziranye umuntu umutije bote aziza yarazishizemo tapi narase bote bashyiramo tapi aragenda arapfuma ashyiramo cyane mwabimwira mwe ntabwo nzongera gukorana nawe anisoni umuntu uvuye muri Amerika akora ibyo bintu muranze wigize umusirimu nyine mafu mani akandi kantu ntuzongera kugenda mu nzira utambaye bagiye muri Amerika mwebwe numva ngo mufite n'utuntu tw'uturakamani tugire mu kazi neza ariko mafu ntukongere kwambara ikarisi ya mama wawe ntabwo aba ari byiza rega ariko wabuze ibyo kurya kuki ubura ibyo kurya ntuze mu kazi vipi zawe none se ko akazi kabavuze ngo uzakihera abantu bameze nka za ngegere ebyiri mafuku wenda kuzi n'ubu ngubu wavanguje kwenda iki noneho ko nakubwiye ngo nzakihera abantu none uje kwenda iki nse umamagaye ubonye inzara ikwishe uravuze ati reka nze mu kazi ngiye kwihahira udutoryi twa 200 urampamagara ubwo uzi ikintu kiyakurikiraho ndakwirukana rero njye ntabwo wankorera akazi erega baranyanyirukanye no kuva na kera ese mazame reba akazi kawe ukuntu kakorwa umuntu ajya kumubwira ngo akazi ngo uyu munsi ngo wamuhinduriye ngo nuratindura ya mabyi y'imvubu ubwo se ubwo ngubwo akazi kazaguma gukorwa ariko se utatindura ko nawe utatindura mbese ariko ngiye nibaza ikibazo gikomeye cyane iyi si nayijemo kugira ngo ngiye nkora mu mufutu w'imvubu we mafuku n'ahantu utacukura wowe n'ikuzimu nakujyana ukajya kuyacukurayo urabyumva neza aho kugira ngo ngiye nkora ako kazi byarutwa nkigwa nizengurukira mu muhanda wose ndakwirukanye rero genda upfa nabi
Je ntabwo nibaza ukuntu akazi kawe ari ako gutindura amabyipato. ariko niba udashaka akazi kanjye uzakihorera shapeti yawe. boss mukomere cyane sha. Meze boss yo ahubwo nyine tuguze abandi bakozi amafuku ndi kumwirukana nagende genda toka. Ariko mafuku watubwiye ko uvuye Buganda hano ukwakora iki amabyisi we yanze amabyisi wabyanze Ndakwirukanye wundi kukwirukana ngende kugura toka. Shanyo genda sha bavuga warengeye ubure wowe mbesira toka. nagakora nzajya gukora nakandi. Udatangira gutukana nka gukubita ku buryo muhindanya. Nigire muri Canada. Muri Canada yihera kubandi yegeye nuzongera kwambara ugera rwabuntu uziko buri amafuku nakari cha rero man ngiye kubahereza akazi mwembi. aba basore nyine narimbazanye ngo mushaka akazi sha turagashoboye boss watubwiye ko waba haye akazi nyine basobanura n'ukuntu bimeze akazi n'ukuntu nizere ko mwese nizere ko muzi gukora akazi. nako kazi mbere boss munyumvire bya bicucu banzaniye ngo bicoboye akazi neza muri bicucu warabashoboye sha nugufata imisarane y'uguhehera imbogo nacu bicucu abantu amabyingo narabananiye